bibaho mama Charlene uyu rero kanihanganisha abapapa mukomanga mugacingurirwa ariko mwasaba nimuhabwe mwamara gucingurirwa ko mwasaba nimuhabwe ariko yabwiye sanze n'amashise nigize kumugandisa baza bimeze bitaramwe ngo aramwe ngo ni showbiz se harabika umuntu showbiz gukuramo umwuka kuri yako ari mbaya showbiz mu ruhame abantu bakurikiranye umuntu witwa umurozi iyo ntago ari showbiz kandi numvaga agiye ati nanjye mu ndebere bashobora kuzantega bakankubita urumva ko bozwe nawe yabaga yishinganishije abantu twicaranye ahanga kagira inkuru nibabanze batuza ahubwo mbihera makuru y'abagabo bariwe se bariwe bava muri ibyo muve muri ibyo bya sandiri na muve muri izo mbeho ubundi ziriya n'imbeho urumva umugabo w'uwo sandiri mudamu mwiza w'ikimero uri umuhanga wa mumama we ubundi ndakwemera ariko nkwemera mu ibanga uyu mupapa atanga ibyo yari afite ariko mu mutima nta cyicaro afitemo urukundo rwavuye kuri 58 rurazamuka rugera kuri 80 rugiye kumushwanyukana ati ndemera gukwa tariko nemerwe miliyoni 15 inkwano $15,000 ndazitanga umupapa aravuga utahaho ubu bwiza aho kugira ngo mburate warahe aho kugira ngo arate ubwiza bwa mama Charlene aremera ashyireho n'iki n'agatwe noneho buriya pasi ujya witonda gato burya si bazakubeshya pasiteri yabana n'umuhanuzi ariko mu byiyumviro n'ibyifuzo bya mama Charlene nabibabwiye ngo ntago yashakaga umuntu wigeze urugo rwose mu byifuzo bye n'ibyiyumviro bye ntiyigeze ashaka kubana n'umudivorce niyo numvise se ibyo se byo gusorwa mu modoka kanagwa hanze ibintu mama Charlene navuze ninde wanazwe hanze wasohoye mu modoka uri kumva ibintu byaje gukurikira inkwano se yaratanzwe cyangwa yaranzwe inkwano yakubiswe ishoti ariko reka nkubwire uriya mumama mumubono afite IQ uriya mumama mumubono ahanje ngo afite IQ kangahe IQ ya mama Charlene iri munsi ya 80 ho gato iri hejuru warangije kumenya ndindi azi kandi icyo ashaka yarabivuze kandi azi ko kuri yavuze ngo njyewe nzi icyo nshaka kandi nzi niyo mvuye nyuza gutyo yenda mama Charlene aho yabaga ntago bikimara kwanzura ko ubukwe bubaye ubukwe bamaze kubwanzura none se baretse gatoya mama bishatse kuvuga ngo mama Charlene yamaze kugira gute guhitamo n'ubukwe buri byararangiye yamaje guhitamo uwahuye n'inzozi ze ahantu hagomba kuzasohokera umugeni mu rukari urumva aho nyine kwivuka iwacu inyanza urabona mama Charlene inyanza yari mu mujyi imbere hirya gato y'ukuntu iyo pura nguhaye yikadastre se umfasha yuzuye hari hakuno rose wayifotoye gute ese urumva ari igitwe kimwe no kuvuga ngo dora amapave amakaro ibintu bimeze gutya Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe popote ulipo pare upo yesreka mbasuze cyane mbifuriza ibihe byiza mahoro y'Imana komeze kubana namwe mwese turabakunda cyane kandi nukuri tubifurije umugisha w'Imana ndi kumwe na Revera Hakizimana Justin Pasteur ariko ntumbaze igihe herukira kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo imbere y'intama yaragijwe ubutumwa ndabuvuga kandi mvuye ku musozi w'amasengesho Prayer Mountain Uganda se ariya none nayo umwaka wose buriya ubutumwa kijyanye n'ubutumwa iyo uri umushumba ubundi ufite abantu bemera amavuta yawe
kandi ngo amavuta wemera niyagira gute rero buriya niyagukorera nubwo insengero zifunze ariko dufite ikoranabuhanga iryo ni bimwe mu bintu byateye imbere mu gihugu cyacu harimo n'ikoranabuhanga rwose rero nuvuga ngo tuba dufite ahantu dushobora guhurira ku ikoranabuhanga tugasenga kandi Imana igakora imirimo n'ibitangaza yego gusa nuko ibintu byo gusenga ntajya mbikomeza kubizana muri showbiz kuko mbona waba urimo uravanga ibintu byinshi arigera gutyo ugasanga urimo uravanga amasaka n'amasakaramentu uravanga ibintu bitavangika niyo mpamvu ngiye buriya ntago hari nk'abantu bajya bamagara wanze uti dusengere ntabwo uti mwe mwitonze nzabanze nanjye nisengere hari igihe nawe wumva ukeneye amasengesho yawe bwite personal urumva gusenga ni ibintu ntajya nkora nkina kuko ni ibintu wakora wabikora nabi bigatera umwaku icyo bita igisekuruza nawe usenga kina neza igisekuruza cyawe kigahura n'imimagiro kigahura n'imikagiro kubera ko wakinishije akajambo gato ko mu bumana nyine ugakinisha ibintu buriya bintu byo gusenga ni ibintu nubaha iyo ndi mu nkuru ubwo mba ndi mu nkuru ntago najya kubeshya abantu erega abantu ntibakajye bababeshya bavuge mu ndimi z'ako kanya za torombogosokotoko byanaje kubisobanukirwa biriya ko byinshi ari byo abantu bihimbira ibintu abantu bihimbira barepese hari umuntu umwe ushobora kuvuga utese uyu muntu abona umwanya wo gusenga ryari ubundi ujya usenga ryari bijyanye rero ngewe sinje kubabeshya sinzanababeshya igihe cyo gusenga ni cyiza nzajya nsenga yego ariko nimba ari igihe cy'akazi ntago nafata umwanya wo kuva aho ntuye njye Kigali yego fata umwanya wa hehe ngo nindangiza mbivange n'ikintu bita amasengesho shondoroketa kiri inkwere urumva ngo noneho nindangiza nze mbeshya abantu burya nimfata igihe cyo gusenga mba ngomba kugifata nkinginga Imana ntabwo uzabeshya abantu ngo Imana irakubwiye n'ibiganiro wiriwemo ukoze ibiganiro 4-5 ku munsi none urangiza uvuge ngo wabonye n'umwanya wo gusenga oya ushiremo no guhanura hari abantu mufitanye ibibazo abantu niyo mpamvu umuntu wese ukina ibintu ariko akoresha izina ry'Imana nta ntera nubwo Imana yigeze ifata umugabo witwa Herode mu masegonda Herodiya agahita binyo ubwo abantu rero ibintu bikuremo imikino vuga ngo ibi niba ugiye gusenga ihanganire ayo maviyuzi 100 5 aho habavamo umugisha wawe yego ariko nimba hari uburyo cyubatsemo cano ko ari ukuntu cano yubakikamo ewa ku buryo kugira ngo izajye gufata indi content biba bigoranye rero ngewe gusenga ndasenga iyo ngiye kurya ndasenga iyo ngiye kuryama ndasenga ni umuco w'umuntu wese ufite aho yanyuze mu rusengero cyangwa se mu idini rwose badutoje gusenga biragenda biradufata ariko sinshobora kubwira umuntu ngo ndamusengera ntari bumusengere niyo waba uri bumpiki ndategereza nanjye nkinjira mu bihe byiza maze ukabona nawe ukavuga ati reka natake noneho nanjye navugana ni Uwiteka yakurumaho nkakuganiriza reka twikomereze rero ngo twanzure twanzika tumaze iminsi mike twinjiye muri 2025 no mwaka mushyashya tugomba kwinjiramo n'ibintu bishyashya kugira ngo rero natwe utubere mushya mu byiza ibi byo tubisize 24 ko ari umwaka w'ibibi data bamwe bajya ngo uzarangira ariko buriya uzi ko umwaka uba ari murumuna wa mugenzi wawe ubu noneho kugira ngo noneho turi kuva mu muriro tujya mu wundi ni ukuvuga ngo uretse rega Yesu wenyine watabara akoroshyamo umusonga agashyiramo impuhwe ayarazigira abantu tukabije gukora ibyaha kandi tukabikora nkana birababaje yego nabonye muri Amerika hahiye wa mujyi witwaga umujyi w'ibibi Los Angeles noneho rero nureba neza abantu bakabije gukora iki ibyaha noneho abantu dusigaye dukora ibintu twajyaga dutinya gukora hari abasigaye bambara ibyo batinyaga kwambara wabaganiza bakakubwira ko agakiza kaba ku mutima kataba hehe mu myambaro ariko nyamaze ibyo bintu umujyanama wari wo mwuka wera
mbere wajyaga umubuza kubyambara. niho hantu utinyira isinya kubyara. Buriya rero wenda nzafata umwanya wo kubwiriza no kuvuga ibintu bikomeye. Bantu mudukurikiye nimubona niteretse nambaye ishati nkicara muri izi ntebe mba nzanye ikintu kigize gute gifatika cyitwa amakuru. ngo mba nikoreye urumva mba nje navunitse kandi sinjya mbivanga nabibabwiye sinjya mbivanga. Hari impamvu bitumye nicara hano, hari gitumye tujye kuganira ahangaha utera agatebe noneho ngenze mbakubitemwe akantu noneho muvuge ngo Justin simba nabahaye. ariko kuvuga no gutaruka ubwo ndimo ndakubita akajisho ngo ndebe uko bimeze. ariko hagati aho Hakizimana Mushumba Justin abantu ngo bakomeje kukwemera bidasanzwe. Erega ubundi bantu b'Imana amakosa nakoze si menshi kuri social media. Yego. Nagiye mbabwira ibintu byose birimo ukuri gusa nagiye ndengera nyine. Nagiye ndengera bituma ncwana nabyo. Ariko ibintu byose burya mba mbazanira. Murabizi ntago ngiye kubisubiramo kuko ni nacyo cyitwa amatiku. Ariko mubizi neza ko muhere imyaka 3 irashize. Imyaka 3 irashize uri muri izi mbuga nkoranyambaga. Mu wa 4 ubu ninjiye mu mwaka wa 4. Ndakurushaho mike. Ni ukuvuga ngo rero inkuru nagiye mburekinga hano izagiye zinteza ibibazo nagenzi babwira. Ariko rwose mba navuze ibintu biri mba nagezeyo ntabazanira amakuru ya nyayo. Tubwira abantu banadukurikiye bajye kuri channel ya Pastor Mutesi gira neza. Hariho inkuru y'umwana bayireba barayibona iri mu recent video bamufasha uriya mwana bashyigikire gira neza kugira ngo bakore ibikorwa. Kandi nabonye muri comment wanje bavuga ngo bazajya gushyingura ejo. Bashyingura nde uriya mwana? Umubyeyi uriya mwana? Yego. Oh wow. Nizeye ko gira neza. Ubuse ntuzajyayo? Ntuzajyayo? Nzajyayo. Ko nshobora kubwira abantu ngo nzajyayo kuko ubimbajije. Nta nagati. Bakabona ntago ngiye. Nta nati. Erega ngiye kuva mu kwa 2 mu kwa 2 mu kwa 3 mu kwa 4 mba ntunzwe n'ubuntu bwayo. Ntago biba byoroshye. Reka sasa rero Justin nifuje kuganira nawe byinshi ibintu sinigize mbivugaho ariko Gasaro TV ni umuntu twamenye kera. Yego. Buriya urumva nge niberaga Butare yamamageza 2020 gutya itangira. Hari umuntu ashaka kuza gukorera ikiganiro nari nakoranye nawe. Amagara tuba inshuti cyane Sandrine tuba inshuti nazaga ni Kigali nkaruhukiriwe tukaganira kanyakira mbishuti y'umuryango. Yego. Ariko maze iminsi mbona kandi nzi ko urumwe mu bantu buriya muryango kiyoyo basura kenshi murakoranye kenshi nabonye ewana n'umuntu ugifungura cyane uyu munsi ari kwita kuri ikintu kuri Sandrine nabonye ibintu bya Sandrine byakomeje gukurukana birimo ibintu byo guskaminga aba diasporent mugani wari wase ngo n'aba diasporent ngo guskaminga abagabo ngo kubatwara amafaranga hari byasobanuye ejo bundi. Ariko ikintu cya Sandrine ukibona gute ko ashaka ko tubigarukaho cyane? Hari inkuru ziba hano nyinshi cyane usanga zigenda zigaruka muri ibyo twavuga byaba bitangaza whatever. Ariko reka tugaruka ahangaha nshaka kuma iminota 10 yonyine ishobora kuza kuba impagije rwose kugira ngo tugire ikintu tuvuga kuri aba bantu bari komeza kumusiga umwanda kandi tuzaho ibyatunze byaturutse mu byuya byose muri rusange. Reka mbwe Pasi Agasaro TV ntekereza ko ari cano bose bareba ikigeri iriho kugira mu 400 manu bitoraguye. Rero Gasaro TV ahigeze n'urwego igezeho kuba hari ibyo Sandrine yabagezeho ntacyo bitwaye. Ntekereza ko ntacyo byabitwaye. Buriya mu ijambo rimwe nkagusubiza mbona YouTube ibaho weekend ya buri mu YouTube rwose urumva. Kandi iyo weekend yawe yaje haba hateguwe uyizana ubishorera utuma abantu batinyuka. Rero Sandrine na channel ntoya irimo iraza ikamuzamukiraho. Ngewe Sandrine nta mafaranga aranyaka kandi urabizi ko ndi umu diaspora
akora i Bugande rimwe none sindi umudiyasipora diaspora we mani just bizanamo bragade yikasiri serious ariko sikona umuntu w'umubyeyi impamvu mba mvuze icyo kintu buriya reka nkubwire simaze iyo myaka nkubwiye ariko se ubu nta bantu bantumye kugaburira abantu yego ubu se wibwira ko hatari nk'umuntu nakoreye nk'inkuru y'ubuvugizi akabona ntaramugezeho akaba ari kumbwira ko namuriye akaba atabimbwira ariko akabivugira mu mutima cyangwa n'uwo bahuye nawe yatetera cyagisambo yego urumva hari n'ukoresha hari umugabo twakoresheje ikiganiro wo muri korali imwe zikomeye hano arangije kirebwa n'ibihumbi 4 yabyutse ajya gukomangira Ezekiyeli aramubwira uti kuyo ninjije mpaho urumva aramubwira ngo urumva hari abantu babwirwa YouTube ibitari byo yego agata kubwira ngo sabe 1000 ngo iyo wujuje abantu 1000 bakurebye ngo hari iki ngo hari ibintu bitabijyaho ngo hari ibintu bitabijyaho nyine ubu hari abantu bazi ko twakize mwarenze uruhombero utana ako mwaranakize juste buretse gato harakize Ezekiyeli aramugutumvira wa mugabo waje nkutegeye inote y'ibihumbi 5 twaranasangiye warabibonye nkugura fanta biba 7 bino hano nkwereke muri dashboard amweretse asanga kinjije amayera 3 ahubwo uti ngo nsubiza asigaye ingongarira hasi ahubwo uti rero akoze cyane n'umunyamibare ihagaze gutya kuba asanga ni 4500 urumva ahubwo uti rero kubera ko uri kuzana iki kiganiro ngiye kugihagarika ariko nsubiza amafaranga ubona asigaye mwanga muri aya ngayo ubona yego urumva nuba ngo hari abantu bazi yuko nyine kuba turi kuri YouTube ni byiza ari ugutoragura ibifaranga ari ugutoragura amafaranga Sandrine rero ikibazo yaje guhura nacyo ngewe mbona hari abantu bagiye bamutangira amakuru burya hanze hari abantu batanga amakuru kandi apfuye uyaberetse uvuza amakuru apfuye uzi ko ejo bundi let me say this yenda ashobora kugira amahirwe akagira umuntu ubikurikira umuntu ejo bundi yaraje mu Rwanda aturutse hakurya inshuti yanjye kuva kera imyaka nk'ini irashize kuva 2020 gutyo umubyeyi mwiza cyane arampamagara ati naje ndi mu Rwanda uri hese ndabwese ko ndi muri ambutiyaje nyinshi urantegereza ati nta kibazo ndagutegereza arantegereza duhura amasaha nakuze cyane hano turagenda turasangira nyakira neza ndishima cyane ariko nkabona afite akantu muri we karimo karamuniga ndavuga se bimeze bite pasi nigize nguhemukira oya nakubereye indyarya se shwida mbwira ukuntu wasezeranye mu murenge urumva ibindi byo sindi bubirenze yavuze byo biteye ubwoba none ugakora ubukwe umurenge ntunambwire byibuze wabonye ndi umukene wabura na $100 yo kugutwerera byibuze ngo ntavamo fanta z'abashyitsi nyine ntabwo yabimbwiye ambaza yabimbwiye yamaze donc ya concludence ngo wasezeranye mu murenge ngo biki nibiki ngo ubwo ngo n'umuntu ngo umeze gutya na gutya ngo wahanaha illa nta nubwo narigize numva naho hano ubwo ndamuhakanira njya mu bimenyetso njya mu irembo urabibona shyiramo ID yanjye nize gukora ibintu by'irembo nyine mbafite account yawe shyiramo ID yanjye ndavuga ati hano hakwemeza mu Rwanda iyo wasezeranye bijya muri system wemera system y'u Rwanda ndayemera ID yanjye dore ngiye 1 whatever imibare 16 nshyizemo barakwereka niba ndi married hatazamo twabaye married niba ntari mariye nabyo biraza kuzamo asanga ingaragu igaragura muri Yesu byanditseho kana ko nakari kanditseho ajyaho arumirwa arambwira ati siko bino binari byo sinzi ukuntu nahavuye nganira n'umwe mu bantu ba wa muntu nakubwiraga mu kanya gutya nyine mu biturika Pastor Claude no bivango mu biturika abarambwiye namaze turaganira nyine namwe ati siko numenye nari numwe umuntu twaganiye bwa mbere se mbwira nyine nabonaga numwe byagenze gute namubwira arambwira atari kuzi ko nanjye hari umuntu wo mu Buholandi ibaze nkuri va mu Buholandi kazagera muri Amerika ngo narasezeranyisha ntabwo atuzi ko muzabana n'umuntu ufiteho gahunda
mukayimubuza kubera ayo makuru atariyo. Niho nahise nivuga kanati kuri iyi si ukiriho ntuzasanga abantu bagufiteho amakuru nawe akakubera mashyashya. Uzwi umunsi uragusanga umuntu agufiteho amakuru wayumva ukumva nawe ni mashya. Reka nkubwire ibintu byatangiye kuri Sandrine ko ku minota wampaye harawuri 2. Oya ndakongeza. Sandrine yigeze akora anniversaire y'umutware we. Ben. Atumira bamwe mu ba YouTube. Kosa rikomeye. Abajyaniwe. Aba competitor. Baba babonye intebe yicaraho ntibazicaraho. Abona televiziyo afite muri sale. Babona televiziyo afite ntayo bagira. Abona ikaro. Abona ko ari rihambaye. Bayita amaturikiya n'amataliyani ariya. Urumva? Babona igipangu, babona uburyo ki ahagaze na saramanje. Bavayo bahungabanya ubwonko. Kandi ngo ntakodesha. Basanga adakodesha. Babona na gato 1,100 yabananiye kuyishyura. Yego. Rero nuvuga ngo aho hantu kuva icyo gihe hari amakuru yatangiye guhita hwihwiswa ko ibyo bintu YouTube itabiguha. Kandi umugabo yatangiye gukorera. Uzi ko twamenyanye nawe ari we muntu senekarere kubimuvutanga amakuru. Jewe rero ariko hari za filime zari zigezweho muri iriya myaka. Zose ni wazitunganyaga. Reka mbivuge za City Med, za Seburikoko, zande zose bara ni wazikoraga. Kuko yari afite Afrifame hehe mu biganza. Nose amafaranga akore kiriya gihe byari iki. None se twikomereze nje kuba umuvugizi. Yego, ariko hari n'indi mirimo ajya akora. Aho reka marenge. Rega abantu bazi ko tuzwe na YouTube gusa. Kubera yuko niho batangiye gukora bamwe inkuru n'ibiganiro ko umuntu ufirima ufata uburi kuri kamera ari umugabo wa Gasabo. Dore kuri uriya mukecuru se wavuze ngo ni mubyara w'umugabo wa Gasaro. Uyu uriye we nta nubwo mba nshaka kumwumva. Uriya rero kubera kuriya mu mama afite ungabana numvise ukuntu tukabayobozi bahara kuri polisi bwakira umitangira ubwoba. Hoya ntago ari ibyo gusa. Ubwo ngubwo nawe nje ntiyamvugaho kuko ngo cano yanjye ntiyamuzamura. Ariko kuvuvuze ngo uriya mu mama ubwo umenye ngo habyo kavuga uti mbone kuko impanuro kuko we abashaka gukereya abantu bo ku macano manini nyine. Na karengeye cano yanjye ni ntoya yaramenye mani mumpushe nabonye afite akanwa gateye ubwoba. Urumva? Rero uvuga ngo ibintu bya Sandrine byatangiye kubyimba aho atangiye kugaragaza atangiye guhishurira abantu wari we. Guhishurira abantu wari we kuko uko bamubonaga kuri teri baramwitiranyaga. Noneho atangiye kwikanga ko abantu ari inshuti ze, atangiye kugira babwira ukuri kwe nuko ameze n'abagira icyizere akabatumira iwe. Niho byabaye ngombwa ko uyu Sandrine atangira kwatakwa. Bya bitero bita bya machine gun uzwi irasidahagarara. Nibwo twagiye ahantu gukora inkuru. Ariko tutarajya uvuze kujya gukora inkuru reka tujyane hanahangaha. Bosco uyu mutipe y'Umuhanga amaze imisi amukora ibiganiro byinshi cyane. Ibibi yewe n'ibisanga bitari na byiza ibiganiro bitandukanye. Nibuka ko Bosco ubwo nasanze wa mugore yavuze ko Gasaro yagiye Muhanga agiye kuroga Bosco. Shaka icyamurogera ndakibura. Icyo gihe ndibuka ko mwajyanye. Wavuye hano ngiye kamera yanjye ifite n'ikibazo. Cyane iyi kamera yawe. Ujyana kamera yanjye irakunanira. Irananira. Biba ngombwa ko nzajya gufata footage kwa Gasaro. Uwo munsi ndashaka kumbwira operation Gasaro yarogiyemo Bosco y'impaya. N'icyo kintu kuntu cyakuze kikaba cyanduje izina ry'umubyeyi nkuriya. Abantu bose barafitiye icyizere. Dore ukuntu byagenze. Twe twaragiye tugera mu cya kabiri Bosco aratuyobora. Nago twanatinze dukora inkuru nababwira ati sindaza ngira gusa. Ndangije mva ngo ndangije. Amaje kutuyobora atubwira aho dukatira. Turagenda rero hariya mu cya kabiri ndahazi gutya nsanzwe mpazi. Tugera kwa Bosco ahaba. Njewe rero twarahageze dusanga Bosco afite umukameraman. Ariko kamera yari afite yari kamera iri hasi cyane kandi
ubona ko ari okaziyo itama PS muri make yari injyamane nuvuga ngo yari kamera urabona receive yari ikoresheje udutsinga twa radio nukuri ntago mbeshye noneho akagira amajwi afata yego andi akamucika ibiganiro byose yakoze nta na kimwe yafashe amajwi ari nyayo yafashe iyo bita ambiance ni ukuvuga hoya nuvuga ngo ari igihe mikoro afite yazanaga ijwi noneho iyo wari kumubaza yo ntiyinyinjijemo iki ijwi turakoze ikiganiro cya mbere akoze icya kabiri turi kumwe akoze n'ikiganiro cya gatatu hakozwe ibiganiro kimwe bibiri bitatu cyagiye mujyayo yego bitandukanye ko muri abakozi mwa iminota 30 isahani igicubwe ubwo ne ebyiri na twapoze twari turimo yego noneho Bosco atwakirana urugwiro urabona hari ukuntu umuntu akwakirana urugwiro ukabibona na buryo uhita wisanzura ukumva ko wageze iwawe ukumva yuko nta kibazo uzwara igihe umuntu ujya mu rugo rw'umuntu ngo amaboko azaguhuyabona hehe mwiramukanye waza kumwakira unamufunguriye gate wareba ijisha kureba ukavuga ati ko ntari burengana hano kuri salo yanagwa akareba umuntu ukavuga ati nta kibazo reka twicare hano nibwo byaje kuba Sandrina yaranabyivugiye nawe mu kiganiro ni umuntu wandikiwe kunywa amazi runaka ntazi nimba ari litiro cyangwa ebyiri oya natwe huya urumva nomari ubundi amazi ni ubuzima reka mbiguyemo na runo rugero burya ku biro ufite hari amazi ubutegetswe ku munsi urabona Sandrine ari hejuru y'ibiro 90 byibuze aba yandikiwe ibirahure birenga 12 ku munsi by'amazi ubwo ni litiro 3 nazi rero yaje gukenera kujya kuri toilette kuba byemera ariko kuba nkwanza ubwo ari kwangwaza amazi yarohamye ntabwo ayo kugira ngo ugire ubuzima bwiza nicyo ni itegeko rwose noneho asabye toilette bamubwira toilette yo mu nzu yo hanze se ntiyari ihari urumva gakondo zitaza gakondo izi nzungu sinzikunda iyo hanze aho ngaho kujya muri toilette yo mu nzu ntago nzi impamvu atayigiyemo no hanze ntiyayijyamo ushobora kujya muri toilette wareba isuku irimo nk'umudamu noneho nk'umudamu ukavuga ati ugahita uvuga uti aha hantu ho kugira ngo mpage byaruta nkaza gukatiye igihuru ubwo ntiyaba kigiyemo nimwe yo hanze ntiyaba kigize ute akigiyemo cyangwa yagiyemo bwa mbere na ntiyasubiramo hoya noneho turagumya turakora ese kuki Bosco yabonye ko bari bumuroge akongera akaduha ibiganiro bibiri turangije turazamuka imodoka yabagasara bizi ko ari ngufi harimo akantu k'agapando mu kuntu kandi n'umuhanda utari mwiza yego twebwe turavuga uti katuzamuka n'amaguru mugabanya ibiro by'imodoka yego turazamuka turagenda ahantu ku kabari gahari yego dushirishaho amaburusheti n'ibirayi turarya ko ntabonye Bosco yiruka yarayirese yego ko twasangiye umuntu yajya kukuroga mukajya no kuri tebe imwe mugasangira ibyo bintu wabivumbuye nose ibintu numvishe ngo bujye kujya ngo sinzi Bosco bivuga ngo bujye kujya muri toilette inshuro nyinshi urabona muri bathroom ukuntu ugendamo ukongera nyine ugashaka umuntu ngo y'amazi menshi ashobora kujya muri toilette akongera mu kanya agakenda kujyayo ngo agakenda kujyayo ngo Bosco ngo navuze ngo uyu muntu ngo ashaka kumurogera kuri boxers nshaka ikintu Bosco bari kumurogera ndakibura noneho tutatubona Bosco twahuje urugwiro pe nta kibazo ari inshuti yacu muvuga ati duranuze kuye tuza gukorera mvuga ni urumva Bosco hari ukuntu adodobirikanya amagambo uramutipe ni machine kuvuga biraryoshye hari ukuntu ategura ibintu ukabona nyine nta kibazo noneho nyuma nibwo yaje kwicara muri bya biganiro twakoze we nta na kimwe yigeze ashyiraho kuko uri kumva yasanze nta majwi asanga bipfuye noneho tubishyiraho muri uko kubishyiraho uri kumva yuko we yabuze inkuru hashize igihe niko kwicara kuri kamera atangira kuvuga ibyo yuko yaragiye kurogwa buriya hari n'ibintu kugereka ibintu by'uburozi hari ibintu ushobora guharabikamo umuntu
nyine nawe ubwawe wakwicara ukajya wumva ntabwo ibintu wavuze ari byiza. Ibyo bintu rero birakura gutyo bituma Sandrine Bosco amukoraho ibiganiro, aragenda higa hamwe bamubaza akantu ngo bavuga ngo twa tuntu twakubayeho. Yego. Arabati ngiye ikintu nibuka n'ukuntu mwari mwanyimyaga bashya nk'inyarira harya. Yego. Bise ninde bitabaye. Urumva none ibyo bintu n'uburiri Bosco twabunyaraga arakomeza bizamukaho. Ejo bundi rero nibwo haje inkuru ngo y'umudiaspora Sandrine yaririra iki amafaranga. yarayamuriye se cyangwa Sandrine ari kumwishyuza amafaranga yamwemereye? Reka da inkuru yavugaga ko Sandrine yigira umukobwa akarya amafaranga y'iki y'abadiaspora. Hari umunsi Sandrine adapostinga umugabo we? Hari umunsi se ahubwo adapostinga famiye yose amaniveriseri n'ibirori basohotse bageze ute? Rero no kuvuga ngo icyo kintu kirazamuka kirakura, ariko ubona ko ahantu kiri guhera hose ni amacano mato. Keneye ama big fish. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ugenzura ari busange ni cano ntoya ukora bene izi nkuru za Sandrine, kandi zose zigakora zirefera ku byo Bosco Empire yagiye akora. Uriya bamwita mastermind. Yego. Bosco Empire ni mbaya sana. Nukuvuga ngo rero Bosco Empire nakomeza akore. Ariko yabwiye Sandrine n'amashise nigize kumugandisa baza bimeze bitaramwe ngo aramwe ngo ni showbiz. Showbiz se harabika umuntu. Showbiz gukuramo umwuka kuri yako ari mbaya. Showbiz mu ruhame abantu bakurikiranye umuntu witwa umurozi. Iyo ntago ari showbiz. Kandi numvaga agiye ati nanjye mu ndebere bashobora kuzantega bakankubita. Urumva ko Bosco nawe yabaga yishinganishije. Abantu twicaranye ahangaha akagira inkuru. Nibabanze batuza ahubwo mbihera amakuru. Y'abagabo bariwe se bariwe bava muri ibyo muve muri ibyo bya Sandrine muve muri izo mbeho undi ziriya n'imbeho. Urumva umugabo w'uwo Sandrine ngo uwo Sandrine yishyuzaga nawe yanyuze ku gacano gato, nimba arako yaguza abafite akabari abakozi simbizi. Urumva yego uwo avuga yuko nta rukundo yasabye Sandrine, kandi yajyaga avugana na Sandrine umugabo we yumva. Oya none se Sandrine ko atigize yisha umugabo we? Yego. Njye rero gusinzi impamvu abantu baba exposed. Hari umuntu ugize kumbe. Reka nkubaze Pasi, kuba naza tugakorana ikiganiro ni ngombwa amenye imva n'imvano y'uwo nsanzaha? None se birakureba tuje gukora akazi. Uje kureba tuje gukora akazi. Ko tugiye gukora akazi ni uje mwigenzura. Nje mwigenzura nimba hari umuntu nsanza. Umugabo we no cameraman we, ariko uwagira amahirwe yagira umugabo basengera umugozi umwe. Yego. Ubuzima maharya. Ese nje ndibaza babasha iyo bavuze ngo ni umukameraman we bashaka kuvuga ko aciriritse. Ngo mukamera. Babasha kuvuga yuko buriya rero hari ikintu batazi. Nje rakupurikiye nje impamvu nabakunda. This is one of my favorite family. Buriya batangira Sandrine buriya yari umukameraman. Gasara ntabwo babizi. Urumva bahura nje duhura bwa mbere za 2020 bagitangira. Urumva bari bariho nyine bashati ibintu bintu twabikora twagira gute twayiboostinga ibintu nk'ibyo. Batangirira cana I know them, bansanze Butare turasangira mba ndabakira, nanjye je Kigali bancira impaka rwose baranyakira fresh sana. Kuva Butare nari umwami umujyi naravugaga nanjye rikumvikana. Icyo gihe baraza nubwa mbere nibonye mu cameraman doko. Urumva couple umugabo yari umunyamakuru. Ni interview bagiye kwishaka, ma interview ya kera ariho bahita babibona. Ben yari umunyamakuru. Baza kureba strategy baravuga ati Ben, kubera ko Ben urumva yabaga afite akazi kenshi ntiyakundaga kuboneka kuko bajya gukora inkuru. Urumva yabaga akora muri Afrifame n'ibiki byose bari by'amafilm ya Mastimedi byose byari biri mu bintu ni wabidirectingaga. Arangije baza kuvuga ati rero cyane irashira ryama ntikora, reka wowe ahubwo nge najya ngushakira undi umukameraman akaza agatera kamera agashyiraho gutya wowe ugakora inkuru, reka ujye kuri kamera. Sandrine arabyanga, ararahira aburana wa Suleiman umuhenerezo nk'uwa Suleiman mu ruhango, arawuburana umuhenerezo arabyanga. Ariko aza kubona ko ari benefit z'umuryango. Kurumva baramaze kubyara imfura yabo, umusore mwiza cyane. Baza kuita baza asanga nta wundi mwanzuro. Aravuga ati ariko nngo ngiye sinshaka kuziyerekana.
nta kibazo mutundwa azaba ari wiyerekana niyo mpamvu atajyaga abona yiyerekana hari ukuntu aza mu bintu akavuga ati se abantu ntibanseka ahubwo agenda aterwa courage n'abantu bamubwira ati yo uri umuhanga ubaza neza dukunda ijwi ryawe rero iryo jwi rero ryasenye wambabariye kwa Sandrine nkahataruka wambabariye nkabanza nkabwira abantu ko n'ubu umuntu njye kuyo nkuru ugiye kumbwira nigatikira yenda byanyira bigarukaho reka nkuha akanya nere gukunigana ijambo makanya mbanza niganire n'abantu abantu bari uvuze ngo abantu bariwe ahubwo ibindi byose ni imbeho icara rero kambanza ijye mu mavuta cyo kozereka nkubwiza ukuri nyegura kino kintu cyumve uzi ko uvuga abatarabona ibyo urabizi nuvuga ngo umuntu uvuga abatarabona ubundi reka nkubwiza ukuri kandi njye kubikubwira kandi ubyumve ubuzi ko nk'umugore wagukubise urushyi rumwe byaba inkuru ariko uko witwa buri munsi nshi pa nta n'umuntu wazanabibwira erega twibukiranya abantu ko hari abagabo bagera mu rugo bagahita bazimya amateleviziyo bagahisha amapasi bagahisha amatelekomande imodoka irimo ihinda gusa hagakorwa akazi kakorwa mu masaha 2 kugira ngo basange ibintu biri ku murongo nuko rero ngo hari umugabo wariwe iyi nkuru rero tuyihereheze ni yande se ubundi ni inkuru y'umumama witwa Mama Sharirene ariko ngo afite ubukwe ibyo bintu sinabyumva nyerera uretse reka nzari wambabariye ko n'ubundi ndishakiro ry'amakuru no se Nyanza waragiye gukora ibiki nibwo yaragiyemo cyangwa wakwitonza ibintu by'Inyanza nabyo nkabizana wagiye yose cyangwa ni iki muruka gatoya mwese mudukurikiye mubiza ukuntu umubyeyi yatangiye aza ku mbuga nkoranyambaga avuga ubuhamya ku muntu yakubitwaga ukuntu atakowe n'agakwavu ukuntu nyine ibintu byose mu Sharirene arabimanuka avuga ukuntu umugabo yamuhohoteraga yakubitwaga ataguriwe n'igitenge turamukunda twese turamukunda uyu mumama ababishoboye baranamufasha bafite ubushobozi ADPR imukubita ikintu bita gatuti avuga ubuhamya amacana muhungiraho oya ntacana muhungira icano yitwa isezerano buriya niwe wayiremye yego nyine ubyango buri isezerano ya Evode cano ari mu bantu batumye boosting ku isezerano ukajya kureba umama niyo kamana nuvuga ngo Mama Sharirene yaje akuraho buryo ubuhamya bw'uwitwa Lisa bwikuzemo yego kuko nibwo buhamya nanone wasangaga bw'umuntu w'umudamu yego umuntu w'umudamu bwari bukaze nyine byatumaga atumirwa no mu biterane byinshi aho kuvuza ubuhamya ndibuka wa mugabo waracitse amaboko yombi yitwa uramwibuka ngo wacitse amaboko yombi yitwaga yakoze n'ubukwe last time Uganda muri bya bya covid kwisezerano naho ariho bajye bamurebeho nyine avuga umugore yamuciye amaboko Mama Sharirene icyo gihe yaziyemo kamutega amatwi abanyarwanda twese twakundaga ubuhamya kuko umuntu yazanaga story y'ubuhamya n'abantu bakirukanka bagafasha yarabyibukasha Mama Sharirene arakubita aho byaje isosa aho yaje kugwiramo incishe naho Papa Sharirene nawe yagize gutya azana verisiyo ye akiyizana buriya kadushimire buriya pasi kankubwira kadushimira abantu bakunda abantu no mu mafuti urumva umuntu rwose akabona ko yakoze amafuti ariko akavuga ati nge jiste sinamureka ibyo yakoze nayifuti ndabibona nanjye byambaho ariko nta gahunda yo kumureka Papa Sharirene araza arakubita ariko uyu Mama Sharirene bigaragare ko ariko reka nkubwiye pasi yego umuntu witwa Evode azi gukina Evode ni umuhanga abayiturije nta kajagari wamubonamo ntibishoboka nta kajagari nta hantu uzamusanga byigana ntibibaho ariko ni umuhanga Evo aho uri IQ yawe iyo nyikuriye isari ariko ndi gupanga iby'imodoka nyumvira ibintu arangije ariko nsaba imodoka reka Papa Sharirene araza muri uko gukubita biramunanira arakubita abantu barabyakira ariko Mama Sharirene asanga yarangije kubaka urukuta rutasenyuka aba ari pozemo gake arategereza
ubu uri kumva bya biteramo n'ibindi babimeze nk'ibyivanze aba yikoreye cano abahereye mu tuntu tw'udufilime yego abarakomeje aho igitego cya mbere cy'umutwe mama Charlene yagitsinze papa Charlene ubwo papa Charlene yarambagizaga. Reka tugaruke inyuma igihe papa Charlene yatangaga ubuhamya nyine nahavuze yarabutanze abantu bamera ariko niho hantu byahise bizamurira saga yego buriya mama Charlene twari tutaranahura byatumye mama Charlene buriya ngo ndi mu bantu ngo bamurwanya kandi mama Charlene ndamukunda buretse gato umutima rwose wose mama Charlene mama Charlene rero muri uko nemera IQ yiwe mama Charlene IQ urayemera buriya rero pase utemeye mama Charlene natonge utemeye mama Charlene IQ yiwe wahabana none utabona hari ibintu wawubwira abantu babeshya buriya nubona umugore yirwanyeho yaba yibye uba ugomba kubaha byibuze igitekerezo yashoye kugira ngo cyo kugira ngo agere kuri icyo kintu uba ugomba kucyubaha. nasanze buriya musaza wa mama Charlene twariganye nasanze ari umusaza w'ejo bundi hari umuntu umwe nimba ari umuminisitiri hari igitekerezo abantu batanze nk'abantu ngo bahakinga amafaranga n'ibiki ugasanga ngo nko muri gereza harimo umuntu wakora televiziyo urumva yarafunzwe yararimo hakinga nka banki ngo wenda nk'abo bantu bajye babaha akazi. Niba rero umuntu ushobora nk'umumama wari ufite abana bangana kuriya yego yarari mu buzima wenda tutavuga ko bwari hejuru kwiyubaka nonaho uyu munsi hakaba hari ibikorwa arimo agaragaza yego ubwabyo bihita bigaragaza IQ ye iri hejuru. aya mama Charlene ni mukari sana umwana wo mu rukari hariya nta mikino buretse gatariko si miceza mama Charlene uyu uko yaje ku mbuga nkoranyambaga yitwa Emerita ndashaka kugira ngo na batiri tancirana mu muriro ntadomye iruzuye urumva iri maso nk'ingabo ziri Darifuru uko yagendaga aza ku mbuga nkoranyambaga yagiye yikurura imitima y'abantu benshi ariko harimo imitima y'igitsina gabo birumvikana ko harimo abasore n'abagabo ariko muri mama Charlene mw'indani kavuga uti njyewe nta mugabo watandukanye n'undi mugore twakundana tugere ku rwego rwo kubana nk'uko bisanzwe abamama mwese muzano ku mbuga nkoranyambaga mudafite abagabo hamwe n'ahantu mwagiye mugwa mugomba gushaka mama Charlene akicara ahantu muri sare akabigisha muri sare akabakwita ikintu bita amawayiza aho ngaho mwese mugafata agenda urumva tubwira ati iyo bigenze gutyo bigenza gute ubu akabanza akakubwira ukuntu ugomba guhandoringa ibintu kugeza igihe ubereye mu etaje cyokoze nkubwiza ukuri ikintu nabwira nk'ababyeyi badukurikiye b'abakobwa abadamu bashaka kuza gutanga ubuhamya kuri za YouTube bazajya banza bagashaka mama Charlene bakamuganiriza akababwira uko agomba kwitwara ibaza umuntu maze iyi myaka yose muri social media yego tutaramwumva aho rwangendanye nk'izo twumva ku bandi urumva tutarama ngo yatwaye umugabo w'abandi oya tutaranumva ngo ko nari ngiye kuvuga ko narakumvise kandi brasi byo nani bisanzwe no sawa mu muhanda wakina umupira baro nikugweho ntibibaho mama Charlene uyu rero kanihanganisha abapapa mukomanga mugacingurirwa ariko mwasaba nimuhabwe mwamara gucingurirwa ko mwasaba nimuhabwe kandi mwakandi bisamwa byose birababaza 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 iyo ndirimbo Jackson Dado kambanza nikomeza mama Charlene barakomanze akagira abo acingurira nimvuga gukingura bumve nko kwandikira umuntu kuri WhatsApp kugira gute batumva yuko yagiye gukingura mu nzu yabagamo cyangwa iki kandi icyo gihe abagabo bari benshi urumva mama Charlene mpamvu uyu mumama urabona uyu mumama ni umudamu mwiza w'ikimero uri umuhanga wa mumama we ubundi ndakwemera ariko nkwemera mwibanga rikomeye mu bwihisho uri umuntu w'umuhanga ariko hari unamwemereye ibyivuga butumwa ntibumugore bamaze iminsi abantu ngo cyangwa bivuga butumwa wambabariye ko aho hantu ndi buhagere mu kanya
byakazi ni kazi yewe sawa. uyu mama Sharirene kera kabaye rero aza guhura n'umuntu bamare guhura ukuze ariko nubwo akuze afite ubushake bwo gukunda, yari afite urukundo ruri ku gipimo cya dogere Celsius nka 58 utanumara ko rwari rukonje rwarafatika dogere Celsius 58 kwijana nyine kose rwari kubiza n'amazi. banza ubyumve neza uwakomanze bamuhereza church boro wareza abanyeshuri bahita bamuha ababyeyi ngenderwaho mbere yo kugira ngo ukingurirwe. Gusa inkuru uri kuyivuga ko yakabayera cyangwa ndi kuyumva nabi? Urumva bamubwira uti rero kugira ngo ibi nibi yinjira bwombo ko mama Sharirene ubusanzwe akubwiza 8 umuntu yanga gasuzuguro ngo ntago waza ngo kubera yuko uri kumukangisha amafaranga ngo uri bumutwara ukugize ute wiboneye ko wiboneye. ariko reka nkubwire umupapa arinjiye biremeye, umupapa aratangiye atanze rasiyo agakora stoke kandi akayikora neza. Abana ba mama Sharirene baragenda bajya mu mashuri meza biga neza. Uyu mupapa uri hariya hamwe muri biriya bihugu nyine abantu bari hamwe hari gushya se oya muri Los Angeles ngo ahantu uwo mupapa ari muhite mujyayo ni hamwe haba inzira z'indege. Ni kimwe mu bihugu bikunda kugwamo indege mu gihe ziri kujya mu bindi bihugu. Muri Kenya se oya iryo ngiyo ntago ari muri Afurika mwa ntago ari muri Afurika. Dubai wakwitonza ariko ko abantu bari akantu ntangiye ngiye kujya mbanosheraho mbakubita mbanosheraho Brussels Airlines sinkugore ntungore. nuko uyu mupapa atanga ibyo yari afite ariko mu mutima nta cyicaro afitemo. Urukundo rwavuye kuri 58 rurazamuka rugera kuri 80 rugiye kumushwanyukana. Ati ndemera gukwa tariko nemerwe miliyoni 15 inkwano $15,000 ndazitanga. inkwano zirangwa pasi hano hanze hari abapapa bari kurira ukureho ibyo bya Sanderina bavuga ari imbeho uri kuvuga mu za 50. hari abantu barimo bararira urumva. Hari abantu babeshwe inkundo hari abantu babeshwe na gahunda zo gukwa zinjirwamo. Abantu bakowe ahangaha hano harimo abantu bagiye batanga inkwano zidasubizwa kandi izi ni roramburusaba. Ariko gukoranura bibaho da mu Kinyarwanda kugira gute gukoranura ntabyo Kinyarwanda nawe ukizi. Hari igihe biba ngombwa ko abantu basubiza ibyo bakoye basubizwa ibyo bakoye. Hagati aho twabaza wa muntu kubera ko ndabona isaha zigeze gatanga ko ndabona imodoka zitangiye kwinjira twagarutse. Nakubwiye ngo hari abantu bafite ibibazo bikomeye. Uyu mugabo ni mukuru arashaje ntago ashaje byo kuba atakwigaragaza cyangwa yatanga inkwano ntiyemerwe cyangwa cyane ko ari umwe mu bagwiza atunga ukurikije nuko we yari yifite. Ariko tubwizanye ukuri burya mu Kinyarwanda kino bivuga ngo aho ifaranga ari kubisagira gute haroroha kandi wakananiye ifaranga uzagere gute urarekura uzajugunye yazanye ifaranga nuko amena banke yamena ikintu bita banke pasi popirere cyangwa simbizi serivisi mbisigaranyisha KCB barayijyanye arangije abana biga heza za Wisdom School
bariga, imodoka ziragurwa, amazu ararihwa. za Wisdom bishyura miliyoni ku kwezi ku gihembwe. Ndakubwiye ngo ishuri ryawe ko rigiye kunsaza nanjye. Ibyo biragenda bigera ku rwego urukundo rukura. Urukundo rurasugira, rurasagamba, ruratohagira. Umupapa aravuga utahaho ubu bwiza aho kugira ngo mburate warahe, aho kugira ngo arate ubwiza bwa Masharirene aremera ashyireho n'iki n'agatwe. noneho buriya pasi ujya witonda gato, burya si bazakubeshya pasiteri yabana n'umuhanuzi. Ariko umuhanuzi n'abana na pasiteri se? Pasiteri yabana n'umuhanuzi ariko umuhanuzi n'abana na pasiteri? Ariko umuhanuzi bigoranye ko yabana na pasiteri. Iyo fenomene iragoye. Mbwira. Ariko mu byiyumviro n'ibyifuzo bya mama Sharirene nabibabwiye ngo ntago yashakaga umuntu wigeze urugo rwose. mu byifuzo bye n'ibyiyumviro bye ntiyigeze ashaka kubana n'umudivorce. ashaka kubana n'umudivorce kuko azi ko agaciro ko gutabwa uko kangana ku mudamu. Yishyize mu cyimbo cy'ibyo yanyuzemo. yanze ko hari umuntu wazajya uvuga ngo uriya mugore kuriya mumubona ni mu mutungo w'abana banjye. Dore umugabo wa mugore yantwariye mungo n'abana banjye nubwo mbikubwira ukagira ngo nabe. Urumva abantu ariko nimwumve, hari abantu bafite agahinda. Umusaza aterekamo ibiceri amenamo ba. Umusaza nta kintu atakoze, arakora imitoma amagambo meza, imishinga, ariko biza kurangira bihombye nka match ya Rayon na Mukura. Byagenze gute? Ntacyo niyi wacu yatsinze mbese nuko itsinze arandishimire yose ntacyo. Birangiye umusaza ntiyongera guhabwa time. Karibu. Niyo numvise se ibyo se byo gusorwa mu modoka kanagwa hanze ibintu amashari navuze. Niyo ninde wanazwe hanze wasohoye mu modoka. Uri kumva ibintu byaje gukurikira. Inkwano se yaratanzwe cyangwa yaranzwe? Inkwano yakubiswe ishoti. ariko reka nkubwire, uriya mumama mubona afite IQ. Uriya mumama mubona aharya ngo afite IQ kangahe? IQ ya mama Sharirene iri munsi ya 80 ho gato. Iri hejuru. Kuko nubwo icyo kinyejana kitabaho. Kuko icyo gipimo kuri IQ n'ikibotene. Ni umumama warangije kumenya ndindi. Azi kandi icyo ashaka. Yarabivuze. Kandi azi ko kuri yaravuze ngo njyewe nzi icyo nshaka kandi nzi niyo mvuye. Sibyo nyambwira abantu bakaza kwirirwa bashyira muri business z'abantu. Rero I know who I am. Mama Sharirene uyu mugabo bageze gutya bamuta ibishokoro. Bamutaye ibishokoro nati nkusore mu modoka yanjye nkujugunye hanze. Bamutaye ibishokoro. Nawe ati turumbuka mu modoka yanjye. Aravuga ngo noneho sasa rero. Igihe wayicarijemo amabuno kirahagije. Ndemera utu miliyoni nahombye. Se nka uko uvuga utumire nitungaye. Utagira ngo ni duke we. Buriya ibihumbi bijya gukabakaba muri 60 by'amadolari. Hela subira. None se yaguze indege se? Indege none se wombwiye ngo Wisdom bishura miliyoni. Yabana kugiye ku mwaka ni miliyoni 1,500 gutyo kazi. None ubwo abana bangahe biga nangahe? Kwase nawe wigaga Wisdom. None se imodoka nangahe? Kwishyura samazu nangahe? Rasiyo se nangahe? Nabira byo muri iriya content yo muri frigo se yo. Yego. Content yo muri frigo ubwayo ihagaza ngahe? Ibyo byose rero aravuga ndemera guheba, ariko gusa ibyinjije Yesu yasize abigabye. Reka nirire nk'umwana w'amajyepfo. Masharire rwose ahangaha. Ubu rero iby'indangare
inzozi za mama Sharene aryamye agira atya araryama ati ababonye akamesaje atari ko burya ariko burya wa mama ibyo bavuga ntibyo binci intege ibyo bavuga bakuvuga byose sinitaye kubyo bavuga sinitaye uko bagufata uko biri kose ndago umusore w'inzozi za mama Sharene w'imanzi utarigeze umugore ntago tubizi none se sibyo tubaze ngo nawe ashaka aba divorce niki yego ntago yigeze umugore ba basore beza b'imanzi umusore mwiza w'amasoso uconga ukabona ko yaconze usa nk'uyu se umusore mwiza ukiri mutoya hagati y'imyaka 34 n'itanu n'itatu n'umwe sinumva se tungana ndamurusha ine urumva abarigaragaje mu kwigaragaza atangira guhindura impinduka nibwo turimo tubona dukora amashambure harya kurode kosha kurode banuza baravuze ngo nururongo oye nurusambane ngo nurusambanira hari abagabo nasamye iryo jambo ndaseka uwo musore impamvu ahuye n'inzozi za mama Sharene akunda abana ba mama Sharene yanabiyanditseho no ku ishuri ngo nibo bahamagara nka dadi se umva amakuru kagira inkuru n'umunwa wo kuyibara urabona iyo urenze ku Kamonyi ujya mu karere ujya mu karere ka Muhanga warenga Muhanga ukinjira mu kahe karere muri Ruhango ikeye Ruhango ikeye iyo uvuye Ruhango uhita ujya hehe ku Gicumbi cy'umuco iwabo w'ibwami hariya bahita mu Rukari kari agace kakaba kitwa Ibwanamukari cyari gice burana n'Ibwanamukari Ibwanamukari hariya siho mama Sharene avuka se kankwereke turahano kaho barampamagaye sarashaka ikanda y'amasaha nibereye mu kazi urumva nyuza gutyo yenda mama Sharene aho yabaga nago bikimara kwanzura ko ubukwe bubaye ubukwe bamaze kubwanzura none se baretse gatoya mama bishatse ngo mama Sharene yamaze kugira gute guhitamo n'ubukwe buri byararangiye yamaje guhitamo uwahuye n'inzozi ze kubyo freshera afite muri iyi minsi urumva ameze nk'umuntu witegura ikintu kiremereye ahantu hagomba kuzasohokera umugeni mu Rukari urumva aho nyine kwivuka iwacu Inyanza urabona mama Sharene Inyanza yari mu mujyi imbere hirya gato y'ukuntu urenze ku Mugonzi iyo pura nguhaye yikadastre se umfasha yuze hari hakuru rose wayifotoye gute ese urumva ari igitwe kimwe no kuvuga ngo dora amapave dora amakaro ibintu bimeze gutya fata telefone yawe nabo kanihanganisha abantu mwagiye muhomba ibyanyu muzi ko muzemerwa uwishe ntaririrwa n'uwiririye ntayicwa n'uwiririye ntiyicwa cyane uwishwe ntaririrwa rero mama Sharene kamanze mubwiye ngo ubukwe bwiza none se uyu musore utsindiye umutima wa mama Sharene watsindiye umutima wa mama Sharene akora iki ko mona kiri muto ya myaka ko mona bagiye bafite nka 18 ahubwo oya urumva abahari hirya katikati nyine iyo muri ibyo bihugu ngo by'indege akora iki nyine uyu musore sikuri gutinya kubivuga cyokoze mama Sharene nzabutaha wantumira sha umva nkubwire juste uzi wigeze ubona hari umuntu wize ubona umuntu wagiyemo n'amatatumiwemo sha nzabutahaye kuko burabaye ngo ni umuki umupilote burabaye ngo atwara indege byose bibaho ari abanyarwanda batwara indege burya
kambwira abantu amasharire akantu kabutoye yego umukobwa w'iwacu kambwira abantu reka kubita iyo igutindije iragutegera ariko yari ihanganye uyu mubyeyi urumva iyo igutindije iragutegera nyine ngomba kwihanganisha abantu bisimbukuruza yanze kutagerwa moto arabyanga yagurirwa imodoka aranga ariko none imana imuhaye mu ndege nyine umupilote kakubwira pasi abantu banyarukira muri biriya bihugu mwebwe mwitoranyirizemo igihugu cy'urujya n'uruza mu ndege gihiga ibindi mu rujya n'uruza mu ndege ntase ko pastor Claude ngiye kumva numva ngo ni Canada reka pastor Claude bari mu mbe niba nakora wataha Canada akoze ko yogoga ibirere bajye bategereza mbaha amakuru ubundi barabyibagiwe mujye mu breaking ibintu njye mba mbwiye Claude ko yagiye Yaounde mba nzi na hotel ukamubwira n'icyumba yarayemo mba nzi n'icyumba n'umubare vuga ngo rero uyu mama Charlene pasi biriseriye kangaye abamama bashobora kurya iby'abandi umugabo n'uryo utwa akarya urumva umugabo n'uryo utwa akarya uzuza urakoze mani gumugisha nicyo kinyarwanda ngira ngo turebe ngo hindura imvugo impamvu nshaka kukubwira buriya n'abagabo n'abagore muri rusange nubona umuntu ari kuza yinjira mu rukundo ujye umubwira hakiri kare atarashya ariko pasi buri uzi kwirirwa ucukura tuwarete ukeneye metero 4 kugira ngo wuzuze 12,000 urumva noneho wava muri wa mwobo kubw'umuntu wakubeshya urukundo nawe utanze urugero ruremereye ukamuhaho 8,000 ariko nimucika intege hari n'uwazicukuye Imana yaramwibutse aba intumwa ya leta ntimugacike intege nyine ndagira ngo nkubwire utanga urugero rwumvikana ntekereza ko ayo mafaranga n'ibyo bintu nuko kubeshywa sometimes ariko uretse gato nkubwira ikintu jya utandukanya kubeshya uwishe nagira gute ntarirwa se wabivuze none se ntabwo ndi kuvuga ko mama Charlene hari ibyo yabeshye none se umuntu yamwaterekana ntange inkwano akavuga ati inkwano zawe zigumanire noneho rero ikindi undi agakomeza kuhira yuhira kuba umuntu yaba umubesto ugomba gukora iby'ababesto nyine umubesto umuntu ejo narasetse hamwe ngo twaravuze ngo pastor Mutesi na Gerard n'ababesto barasetse barawe oya n'ababesto dano ese se babivuze ababesto se ko akantu bacanzemo bari bagabanye intwererano y'ubukwe sengane none se sibyo yaratwereye uwo muntu ariko bari kuyasubiza uwo muntu cyangwa bahe musubiza igize icyavuye mu iduka oya iyo ubona the ben profeta amuha amafaranga akavuta yamuzayafashisha abakene ntabwo uba wumva ko arimo yanga agasuzuguro uriya musikama se icyo profete nta nukanterero rero reka nkubwize ukuri tuvuge ikintu uruhande rumwe kuri mama profete Joshua ahagaze hano na profete papa bitangaza ahagaze hano wakomera ko ndi kuramburaho ibiganza nakwemera ko papa bitangaza atsengera none se turakoze tukomeze ntukangize izina rero ry'abahanuzi uyu mama Charlene ni ukuri urugendo rwe rwose rurivugira kuko ruri hanze ujyawe none se ikindi kwibaza aba bana ba Claude nabo barurira rutema ikirere barajyanwa iyo hakurya cyangwa buratse gato ese wagize ngo uba mu nzu wowe uzi inzu yuzuye aho hirya ho mu butatsinda ko nawe mu ntanze z'urugo hamwe hari yahinze urutoki ntiwahamenya se wose uba mu nzu ariko sha reka nkubwire ariko tujye tunemera iyo Imana yavuze uti nzakugirira neza ariko niyo mpamvu nangira ijoro narose inzozi rero reka mvuga aka kantu kamwe ahubwo abantu ntibaze kwikanga
baza kubona umuntu bari ku mama Sharirene ibintu ndakuzi mama ni umutawuneri noneho ikintu namutinyiyemo ibyivuga bo tubone muzongere kumwiga mu yavuze ngo mama ni mama kazi ni kazi ibyo bintu njyewe ubu ni umukomisiyoneri meze nka mutipe nemera umukomisiyoneri yitwa Hoffman banamwana urabona ngo iyi nzu iri mu Kagarama ku muhanda wa kaburimbo neza iyi ni plafo ya rangete ndagushaka muri iriya angre niyo ngushakamo uko abizi nyine urumva kubera n'uko ugiye kwinjiramo n'iby'igihe gitoya erega gusa ahubwo ngo biri kuva ko ngo izo nzu abere umukomisiyoneri ni umfasha ari n'iz'umutware we uriya erega Sharirene ku mwana w'umukobwa z'umujyi njyewe hari ibintu bibiri namushimira Jado mushiki wawe ararenze hari ibintu bibiri namushimira ahubwo reka nkubwire pasi umva nkubwire ikintu hari ibintu byinshi byabo umva nyine nkubwire turi gushaka mu Sharirene atwigishe ese twabyaza gute imbuga nkoranyambaga umusaruro ndetse kandi kuva wagenda kuri iyi mihanda hari ahantu wari wumva ijwi rya mama Sharirene arwana n'iki okay hakora ejo ngo abagabo bajyaga bamusanga ngo bogane muri dushe oya kogana ubwo ahubwo niwe waba ufite akavideo ariko abo bagabo ntako bafite kamubwiza ikintu kimwe hari unigeze kubona Coach Gahere ujya urumva ajya yishabana ukuntu ngo babyaza imbuga nkoranyambaga umusaruro ariko ndabona mama Sharirene ubu mu Rwanda niwe muntu wakwigisha ubu umugabo w'umugore yewe nabo basabe bagiye banamuhostinga ubu yabasobanurira akabwira uti imbuga nkoranyambaga wazibyaza gute umusaruro wazibyaza muri ubu buryo mwo umusaruro buriya reka nkubwire mama Sharirene ajya muri etaje abantu benshi bimvishije ko wari warara muri etaje wari wayiraramo muri etaje zo tuziraramo mu hoteli atari muri hoteli twazirayemo ndetse mfite abacuti banjye benshi bazifite ngiye kuyubaka bo muranangiza ndata nkuremeramo icyumba hejuru cyo tuzajya tungweramo ikawa kubera yerekwe cyifuzo mfite muri uyu mwaka ugomba kurangira nshinzemo inkingi za etaje nduzaza menedari nduzaza nkomeza nduzaza nkireho igisenge nduzaza nkomeza haleluya nteze wagize kuri kwihibiye bya kera these year blessings imigisha urumva amafaranga umwuka wera agakiza gutsinda byatuye ku bantu bose badukurikiye mu izina rya Yesu muri receiving in the name of Jesus Juste nawe receiving nanjye rero mbahaye ibyo nakiriye kare mu izina rya Yesu rero ubwo bomba clap nawe iri kumwe na Yago nari ndi kumwe nawe ariko nivugira kuri mama Sharirene ho gatoya Imana imwubakire Imana imuha urugo kandi ararumerita pe mva tubwire uyu mugabo ugiye kumutwara buretse gato umukwe wacu umukobwa wacu ni muzira nkoni kandi mukobwa jana zarazikoye undi mama Sharirene karagiteriza ni za Jackie utanze urugero rubi ndasohoza ikiganiro kirangije gute ikiganiro kirangije wowe kare twapfuye ikintu kimwe kigira ngo twapfuye ikintu kimwe wavuze ngo ushaka kujyana Pastor Mutesi gwe nibyo na Bishop Brigitte wowe saba Imana imbabazi urugero gufata nundi Jackie se utari Jackie ndavuze uwo mugabo winjiye mu buzima bwe ugiye gukora igikwe amenye ko ikosa rimwe ritababarirwa ntabwo ribabarirwa amva reka nkubwire umubwize ukuri buri hari umuntu ukora ikosa ntumubabarire ariko hari undi urikora ukavuga ati gusa amahirwe afite ni uko nawe akundwa kandi aranakunditse ariko umuriro hano ushizemo umuriro uragarutse rero ni ukuvuga ngo icyo nari mvuze ukuyeho ibindi bintu byose ni uko nabonye Jackie nawe icyo adafite ntago aba agifite ndavuga mu kuvuga ariko mvuze njyewe nuko urugero utanze sindwishimiye kubera ko Jackie ni umudandaza amagara Jackie uyu nguyu umwe bari barafungiye bafungiye ba Sandrine na Bagasaro n'abandi
iyihe mwana ntabivuga se ngo umugabo ufite ibiganiro byose nabibonye ngo niyo kimutunze. ntago ari uriya Jackie ndi kukubwira. ni uwe Jackie nko muri filime. hari undi mu Jackie hari undi mu Jackie uze kujya ku Gasaro uramubona. uriya mu Jackie mama pasiteri atiriste. oya ubwenge mama Shanel afite nawe. oya ntago kubwe ubanza unyumve neza. nari ndimo mbwira uriya muntu amakaragiteri. yego ntago ndi kuvuga ku bwenge. vuga ngo karagiteri nyine zo kukwereka ukuru ko ariko nyine mu yandi magambo mama Shanel ntajya ahisha ifuti. ashobora kubivuga akabivuga nabi cyangwa akanaguhonda ariko aba yari kubwiye. ntajya ari pfana. ntajya ari pfana. yize kumbwira. rero njye cyo namubwira agira urugo rwiza, muzabana karamata, agira imishinga n'imyiteguro myiza. imishinga yihorera imishinga ishinga abadashinga. uri mu biki imishinga yarateguwe. ihorere ese ko biharira imishinga tugereza turimo turagerekurwa. ariko igihari nta kindi ni ukuri pe. ubukwe buri abantu bategura imikenyero vuba. abantu mwebwe ni mutegura imikenyero, amakote, aba social media muwe mucaginga. ubwaba amasharirene Kigali raje ntabwo buzabera i Kigali cyo nzicyo. ubukwe bunabereye i Kigali hazabera reception. ariko haba ikibazo ndi kwibaza shingirwa muri adaperi saracyayivamo. ariko zubwo uribaza icyo gisubizo arajya muri icyo kibazo kandi ugifitiye igisubizo. gute none se bagiye ko yasezeye kuivuga butumwa n'ibindi. fuka butumwa ndariseze ko nebiseze mu itorero. none se mu itorero wagize ngo iby'idini n'umuntu byo tubireke. banatumira pasiteri w'umusirimu. aha hari benshi ahubwo se weho urabona ari uzamusezeranya. ntazajye kuri mafuresheri ndamusabye. mafuresheri uramuzi? oya mafiyeri n'umuzi. mafiyeri yanajyayo kwa mafiyeri. aya njye umuntu mubwiye nanasezerana mu masharirene. ariko yatangiye guca amarenga ko ari Rutayisire uzamusezeranya. Rutayisire murangirikani baragiye murangirikani babikora iwacu turabasirimu. yatangiye kubicira, yatangiye kumuvuga neza buryo cyari umunyabwenge. aranavuga ngo kandi ajya asezeranya n'abatwite. Rutayisire reka arasobanukiwe. mbese mu masharene yaragije kwisobanukirwa. asezeranijwe na twane Rutayisire twabutaha twishimye. abonye umubyeyi mwiza. nuko rero baravuga mu kinyarwanda cyiza ngo akaryoshye nikagira gute nikahera mu itama. reka dusubikire hano kugira ngo dusasubukure. none se abantu tubabwire ngo mu masharene mu intwererano ye muyibitse. oya abantu ni iri kiniri musigase cyangwa ntituzanarigeramo. icyambere niba tegura imikenyero ariko nabwo bamubajije. abatatumiye ntibazitumire kuko mwahasekerwa. bahasekerwa. reka ngusabe ikintu kimwe ntuzabure amasharene. amasharirene reka nkubwire buriya anatandukanye n'abandi bantu. buriya ikintu nikunda Pastor Mutesi ntabwo ajya aremereza ibintu. oya ntabwo Pastor Mutesi nta bintu agira ntuza ntabigira pasono. ariko mu masharirene ibintu bye biri pasono cyane. reka nkubwire kuri buriya bukwe uzangaye ntihaba hatari aba bodyguard. hari umuvandimwe wabukoze ejo bundi yashyira aba bodyguard none babukoze divorce nyuma y'ibyumweru bingahe. yari inkuru ariko ntitwayikora kubera iki cyane inshuti pe. narebye inshuti ndavuga ati kurya ikurundarunda. hari inkuru nsigaye mbona kubera nsigaye nkunda ba nyirizo nkuru byarambangamiye buriya. sawa urakoze. ubwo ayo makuru mwumvishe mu makeya muyakoresha icyo mushaka. murakoze cyane. Imana ibarinde. ni Ukuri Nyako TV ni 078. ushaka kuba ushaka gutanga amakuru, ushaka gutanga ikiganiro, urashaka se kuba wagira n'ibindi muganira byimbitse birenze ibi. erega ibi hano nta kintu tuba tuvuze byinshi bisigaye inyuma. reka hashista guhereza nimero.
ni 0782 ushobora byose rero abaho umugisha Imana data Imana umwana Imana umwuka wera bibane namwe muri 2025 ndetse n'ibindi bihe byose n'iteka ryose abariyo twihangane tuzatsinda match ikurikiraho Arsenal ni mu kanya turabakunda cyane bon. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.